ntabwo azabasha kugera mu masezerano ye. Noneho kuba uburetwa bwiyongeye, kuba ingorane zabaye nyinshi, uri gusatira isezerano, ntabwo ari umwanya wo gusubira inyuma. tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Nanone ndabasuhuje inshuti bakundwa bene data, dukunda kubana umunsi ku munsi mugana bice ku Gasuda TV. Uyu munsi rero tugiye kongera noneho kuganira ku gice kireba abakristo mu rugendo rujya mu masezerano yabo. Igice cy'abakristo bari mu rugendo rwerekeza mu masezerano yabo. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kuganiraho. Ndongera kubibutsa intego y'iyi cano. Dufite intego yo kugira ngo umukristo abeho akomeye, umukristo abeho ari umuntu udafite imbaraga, udafite ubwoba bwo guhuzagurika, udafite gushidikanya muri we, ahubwo bafite ibihagije kugira ngo arusheho gukomeza urugendo rujya mu bwami bw'Imana. Hari ikintu wowe mukristo ukwiye kumenya. Ikintu cya mbere ukwiye kwitaho, ukwiye kwita ko umuntu uri mu nzira habamo ibintu bitandukanye. Ushobora kuba uri kugenda mu nzira ari ku zuba, iyo nzira ikaba irimo ibiti bifite amashami menshi bishobora kugutwikira mu gihe runaka, ukugamamo igicucu muri iyo nzira. Ukomeza urugendo, ntabwo uhora ugenda muri bya biti, ahubwo hari aho ugera bya biti ukabisohokamo, ugafata igice kimeze nk'ubutayu kidafite ahantu ho kwikinga rya zuba. Iki gice rero iyo abakristo benshi bakigezemo barahangayika, kandi bahangayikishijwe n'ubusa, bagatangira bakitotomba kuko bavuye mu gice cyari gisa naho kiri kubakingira izuba. Kuki ibi bibayeho? Kuki bigenze gutya? Imana yari kutuyobora kugira ngo tutanyura muri kiriya gice kitarimo igicucu cyo kudukingira iri zuba. Ugahora witotomba, uta umwanya wawe muri uko kwitotomba, nyamara bitari ngombwa, atari uko biturutse kuko utigeze umenya ko uri muri ya nzira nyine, kandi iyo nzira igizwe n'igicucu, igizwe n'ahantu hari izuba. Ntabwo uzahora rero unyura ahantu hatari izuba. Hari igihe kizagera uce mu butayu, kuko nibwo iyo nzira igusaba kunyuramo. Dukomeje rero, katwifashishe urugero rw'Abisiraheli. Mu rugendo rw'Abisiraheli bafashe inzira baragenda. Reka tuvuge gatoya mbibutse, nongere nibuke ku mateka, mbibutse ku mateka. Imana ijya kubwira Mose ngo ajye gucyura Abisiraheli, yakoze ibitangaza byinshi mu maso ya farawo. Imana itangira kwigisha Abisiraheli ko nubwo Imana iri gukora ibitangaza, hakabaho kwinangira kwa farawo. Hari izindi ntambara zijya zihaguruka, zishobora no kugira ingaruka ku Bisiraheli. Aba Bisiraheli rero nubwo batangiye uru rugendo, babona izo ntambara zihagurutse, bakibaza ngo mbese noneho biragenda gute?
ariko Imana yo igakomeza ibarebera hafi kuko izi ntege nke zabo. Yarangiza igafata uyu farawo ikamuteza ibyago bitandukanye. Farawo akinangira, Abisirayeli bakavuga ngo noneho turabigenza gute? Farawo uyu nguyu turabona ari umunyembaraga. Umukristo akwiye kubaho ahora afite amatsiko y'ikimana iri bukore mu kanya. Icyo nicyo gikomeza abagenzi, icyo nicyo kizakomeza abagenzi. Umukristo akwiye kubaho afite amatsiko y'ikimana iri bukore mu kanya. Umukristo ntabwo agomba kubaho asa n'ufite akamenyero k'iby'Imana iri bukore. Nyamara nubwo bimeze gutya, ariko mu kanya Imana ishobora gukora gutya. Ntabwo umukristo ariko akwiye kubaho, ahubwo umukristo akwiye guhora afite amatsiko y'ikimana iri bukore mu kanya. Umukristo akwiriye kubaho afite amatsiko y'ikimana iri bukore mu kanya. Umukristo akwiriye kubaho afite amatsiko y'ikimana iri bukore mu kanya. Aba Bisiraheli rero batangiye kuvuga ibyo kuva muri Egiputa kwabo bakajya gukorera Imana yabo mu gihugu cy'isezerano. Farawo ngo yongereye uburetwa yabakoreshaga, ariko nusoma neza uzasanga Abisiraheli ntabwo Imana yahise itabara ako kanya. Oya, bararushye cyane, barananirwa, barivovota. Ibi Mose yadukoreye ni ibiki? Burya umukristo mwiza, intambara ni igihe cyiza cyo kwiga imbaraga z'Imana n'imikorere yayo. Umukristo mu gihe ari mu rugamba ni igihe cyiza cyo gusobanukirwa gukomera kw'Imana no gukora kwayo. Umukristo mu gihe cy'urugamba ni igihe cyiza cyo kongera kwibuka abamubanjirije, ubuhamya bw'abamubanjirije. Icyo gihe azanesha byose. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo uwihanganye azaragwa icyo gihugu. Uwihanganye azaragwa icyo gihugu. Ariko umukristo udafite muri we ibihumuriza, udafite muri we ibyo abagenzi be bene se banyuzemo, uwo mukristo ntabwo azabasha kugera muri Kanani, ntabwo azabasha kugera mu masezerano ye. Noneho kuba uburetwa bwiyongeye, kuba ingorane zabaye nyinshi, uri gusatira isezerano, ntabwo ari umwanya wo gusubira inyuma, ahubwo ni umwanya wo gusesengura, ariko winjira mu bwami bw'Imana, winjira mu masezerano yawe. Noneho igihe kiragera, Imana iteza ibintu bitandukanye, iteza akaduruvayo muri Egiputa kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli busohoke muri icyo gihugu cya Egiputa. Noneho hano turi ku gapwe k'amasezerano, kwinjira mu masezerano, inzira inyura kugira ngo ugere mu masezerano.
kuba amasezerano yawe uri guhura n'intambara zitandukanye, wicogora ngo usubire inyuma, wicogora ngo usubire muri Egiputa, wicogora ngo ureke kujya muri Kanani yawe, wicogora ngo ureke kujya mu gihugu cyo muri ubwo bwami. Ikora ibikomeye byinshi. Basohoka muri Egiputa bamaze kugera ku rwego rwiza rwo kumenya ko Imana yabo ifite imbaraga n'ububasha. Iyo umuntu arimo kurwana kandi adafite ubwoba, umuntu iyo arimo gutongana ukabona hari icyo yishingikirije, abahanga ntabwo bajya batongana nawe, ahubwo barabanza bakita cyane ku kuvuga ngo mbese muri ibi bitutsi ari gutongana yishingikirije iki. Bagakora iperereza, we ari mu rusaku. Bamara gukora iperereza wagisakuza, bagasanga nta kintu na kimwe yishingikirijeho, wa muntu bakamufata bakamushyira muri gereza. Iyo bamaze kumushyira muri gereza, atangiye kwisobanura ibintu atazi yagiye avuga, aho ngaho nibwo atangira kubona ko hari ibyo yakoze ariko bitari byo. Umukristo rero nawe agera mu ntambara, akagera mu rugamba, akagira ngo Imana yamutereranye, kumbi Imana iri kwitegereza uwo muntu wakereye iyo ntambara. Mbese icyo gihome cyaje gite? Ese kigambiriye iki? Kigamije iki? Noneho Imana yamara gukora iyo strategy, igafata cya gihome yigisenyera aho ureba, igafata iki gikuta yigisenyera aho ureba, ahubwo iki gikuta ikagisenya ihereye muri fondasiyo. Abakristo benshi rero bacogozwa no kubona igikuta cyatinze guhirima, kandi Imana isa naho yabihoreye, kubera ko yabigishije byinshi. Ihanze amaso kuri fondasiyo ya kiriya gikuta, kubera ko nicyo giteje ikibazo. Ari nayo mpamvu abakristo mugera mu bigeragezo, Imana ikabirandura inabiranduye, ikabirandura ishyizeho iherezo. Ngiyi impamvu abakristo hari igihe batinda mu rugamba, nuko Imana iri gufata umuzi w'icyo kibazo kugira ngo igikureho burundu. Yesu atugirire neza. Abisiraheli bafata urugendo barakomeza. Imana yitegereza farawo, ireba ukuntu yakomeje yesisita. Uyu munsi hari igitangaza kibaye, kiramugamburuje, arahunze, farawo arahunze, aracogoye, Abisiraheli nibagende. Ariko bwacya mu gitondo kongera ati ntibagende. Imana ikomeza ibyitegereza, iramwihorera. Noneho Abisiraheli igihe bari kugenda, bageze mu nzira, Imana irababwira ati rero nimubambe amahema aho ngaho. Abakristo b'iki gihe rero, Imana yo ibabwiye ngo muhaguruke tugende, bagera mu nzira ikabasaba kubamba amahema aho ngaho, bo baritegereza bakavuga ngo hano ni mu butayu, kandi
kandi ubu butayu nta myaka yeramo, ubu butayu ntabwo twabuhinga ngo bikunde, ntabwo nabamba amahema ahangaha, ariko Imana iri kukubwira ngo bamba ihema muri ubu butayu, shinga ihema muri ubu butayu. Abisiraheli babamba amahema mu butayu, babambye amahema mu butayu, kumva Imana irashaka gushyira iherezo ku kintu cyahoraga kibendereza kibacogoza mu kwizera. Imana irababwira mubamba amahema aho kugira ngo ndandure ikibazo gihora kibatera kwivovota gihereye mu mizi. Bose birirwaga basenga Imana bayisaba ko farawo yakurwaho kugira ngo bakomeze urugendo. Noneho Imana irangije irabitegereza, ibona ayo masengesho yabo afite agaciro, kuko farawo yahoraga bateza kwitotomba no kwiganyira. Irababwira rero mugume mu butayu, hari icyo ngiye gukora. Uyu farawo naramuhendahenze igihe kinini, farawo arananira, ariko bana banjye mugende hariya mu butayu mubamba amahema, nanjye ngira icyo mbakorera kandi cy'agaciro ku buzima bwanyu. Aya mahema yabambe, shingira ihema mu butayu, shingira ihema mu butayu. Ubu butayu nubwo butarimo amazi, shingira ihema mu butayu. Ubu butayu nubwo butarimo ibyo kurya, nta myaka ihera, shingira ihema mu butayu. Imana itugirire neza. Abisiraheli bashinga amahema mu butayu, haciyeho iminota, haciyeho igihe, haciyeho iminsi, haciyeho amasaha. Bagiye babona ivumbi riri gutumuka, ingabo za farawo zirimo ziraza. Yemwe Bisiraheli, iki gituma mubamba amahema mu butayu, ariko mukabamba amahema mu butayu murimo kwivovota, kandi hari igikuta kigiye guhirikwa giherewe muri fondasiyo, kugira ngo mutazongera guhura n'ako kaga, kugira ngo mutazongera guhura n'ayo makuba. Mubamba amahema mu butayu kandi mwirinde kwivovota muri mu butayu, kubera ko hari ikintu kiri kurandurwa giherewe mu mizi. Farawo aravuga ati ariko kuba nta byago nkibona hano mu gihugu, birashoboka ko bano Bisiraheli icyo bari bishingikirije cyagize ikibazo, reka njye kubagarura. Farawo afata ingabo, yohereza ingabo ziriruka ngo zijye kubagarura. Noneho Imana irababwira ngo ngaho noneho nimukomeze inzira mugende. Abisiraheli barakomeza, bamaze gukomeza bagera ku nyanja, kuko iruhande rwabo hari imisozi. Noneho iyo nyanja niyo yari bari imbere, kandi ariyo bagomba, mbese niho hari hasigaye ho kugira ngo bacike farawo. Ufite ikibazo? Niba wabambye amahema mu butayu, ari Imana yakubwiye ngo bamba ihema mu butayu, witinya kuba ugeze ku nyanja. Si ryo herezo ryo kupfa kwawe, si ryo herezo ryo kurimbuka kwawe. Upfa kuba wumviye Imana ikubwiye ngo ushinge amahema mu butayu. Abisiraheli, abakristo, iyo babwiye ngo bashinge amahema mu butayu, iyo bateye intambwe bakabona imbere hari inyanja,
batangira kwitotomba kubera farawo bari inyuma, bakavuga ngo iyo tugenda mbere farawo yari kujya kuza tumaze kuminuka iyi misozi. Imana itweze kandi dutunganye kubera guta inshingano. Imana ikweze gutunganya kubera guta inshingano, kubera guta amasezerano, kubera kuva mu byizerwa, kubera ubutayu, cyangwa se kubera ko wanze kubamba amahema mu butayu. Yesu atugirire neza. Iyo wanze kubamba amahema mu butayu, Imana yagusabye kubamba amahema mu butayu, ugakomeza inzira, uca muri iyo misozi bigakunda, ukaminuka iyo misozi bigakunda, utanyuze mu nyanja, utanyuze mu bigeragezo, utanyuze mu makuba, utanyuze mu ntambara, ukaminuka iyo misozi ukagera hakurya y'inyanja. Ariko inzira wanyuzemo ni inzira yoroheye farawo cyane gukomeza gukurikiye, ariko kubamba amahema mu butayu ukerekeza ku nyanja werekejweyo na farawo, riba iherezo rya farawo. Kwerekeza ku nyanja uyerekejweho na farawo n'ubwo butewe na farawo, biba iherezo rya farawo, bishyira iherezo ku rugamba rwawe. Witinya rero kuba uri kwerekeza ku nyanja, ni iherezo rya farawo. Yesu atugirire neza. Kwinjira mu masezerano rero ntibikuraho ko ushobora guhura n'imibabaro, ariko ntugasubire inyuma. Usubire inyuma were kwinjira muri ayo masezerano yawe. Imana itugirire neza. Imana igukomeze kugira ngo winjire mu masezerano yawe Imana yaguteguriye. Haleluya. Ntugatuze, ntugahweme, ntukagira ikintu na kimwe ukora kinyuranyije n'umugambi w'Imana. Kuba wageze mu butayu, ntukagire ikintu na kimwe ukora kinyuranyije n'umugambi w'Imana. Hari imbuzi uri guhabwa kugira ngo ucike ubutayu, ni uko wumvira izo mbuzi kugira ngo ubashe kurenga ubwo butayu. Hari intambara ziba ziri gutegurwa nyinshi wowe utazi, ariko iyo wemeye kugendera mu butayu zishyirwaho iherezo, hashyirwaho akadomo. Kubera ko wemeye kugendera mu butayu, uhabwa ingororano zo gukurwaho kw'amakuba yawe. Iyo urenze ubutayu, uhabwa ingororano zo kugera mu byishimo byawe. Ariko iyo uri mu butayu ugatangira ukitotombera Imana kubera ubuze amazi yo kunywa, kwitotombera Imana bituma utakaza amahoro mu butayu. Ariko iyo utuje cyane ukagendera ku mahame Imana yakubwiye mbere y'uko ugera mu butayu, nta na kimwe ushobora gutakaza. Kwitotomba kwawe bihagarike, kwiganyira kwawe bihagarike. Nibyo bizaguhesha amahoro, nibyo bizagukura muri ubwo butayu. Kandi ikindi, ibuka ko
uri mu rugendo. mu rugendo habamo kunanirwa wurira imisozi, hakabaho kwigengesera umanuka imisozi, hakabaho kwihangana unyura mu zuba ryinshi, hakabaho kwima amatwi, kwima ibitekerezo, ibyo ubona ku ruhande, kwima ibitekerezo, ibiti binyeganyegera iruhande rwawe, kubyima umwanya, kuko ibyo byose ni ibikurangaza mu rugendo kugira ngo utagera iyo ushaka kugera. wijagarara, komeza ugendere mu nzira ikwiriye, inzira Imana igushakamo aba ari iguma kugenderamo. Uzava mu butayu amahoro kandi uzagera muri icyo gihugu amahoro. Imana itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha. Amen.